ubujura bukomeje gufata intera mu Rwanda. Ubundi ibintu byaje ryari? Ukuntu umuntu aza agashyiraho platform natwe tugahita tuyikurikira agamije ubujura. Ari amafaranga mu by'ukuri nta gacuruzwa, ni ukuyashyiraho mu kirere ahantu hadahari, ugasanga twebwe twumvishe ngo ni online business. Bro, reka tujye dukura mu mutwe basi, tujye dukura mu mutwe tumenye ngo ni online business, undi tumenye ngo ni iki online business. Tujye kwanza tuzirebe, ikiganiro wihangane nikigucike n'undi munsi batazaguteka umutwe. Reka tubanze tuvuge ku kintu cyitwa scam. Scam ni ibintu bundi biza ari ubuteka mutwe, abagiyemo mbere nibo babona amafaranga. Biriya bya STT na birango na Alliance in Motion Global ntuze kununga urutoki niba warabikiriyemo, ariko reka twumve ibyari byo. Mu by'ukuri biriya bintu umuntu ubikora we arabanza bagapanga ari nk'abandi cyangwa batanu, bakavuga bati barajyamo buri wese ajya ashishikariza abandi kwinjiramo, noneho bakavuga ngo ni online business, wenda urugero ushyizemo ibihumbi 300. Ibihumbi 300 byawe mu by'ukuri n'ibijyamo barakubwira ngo barajya baguha ibihumbi 7 ku munsi. Urahita ubara mu kwezi mu minsi 30, umve ni ibihumbi 210. Wumve mu mezi 2 urabubonye 420, amafaranga yawe uraba wenda kwigira gute kuyakuramo. Ariko mu by'ukuri hashize ukwezi kumwe n'igice, ayawe wenda kuyagira ntibarakwemerera kubikuza ubyibuke, amafaranga yari itagira gute arita hagarara. Ubu bujura urabona tuzabugumamo kugeza ryari bantu b'Imana? Online business, niba uvuze online business, kora video yawe uyishyire kuri YouTube cyangwa kuri Instagram cyangwa kuri TikTok, abantu bakurebe bitewe n'ukuntu video yawe bayikunze winjize. Ariko kuvuga ngo wakoze online business bro, online business yo gushora amafaranga ahantu koko hadahari, biriya bintu n'ubutuzi byahereza 2019 mu Rwanda. Haza ngo Alliance in Motion Global, ngo 3 Friend Group Limited, ngo winjije umuntu ngo waguha percentage runaka. Oya, biriya ni scam rwose. Ngo perezida ngo yemeje ngo inkunga ngo y'urubyiruko n'abagore, ushyizemo imyirondoro yawe, ejo umuntu arayikoresha anarebe na sinyawe agusigire ejo bundi ajye kureba ibindi bintu by'ubuteka mutwe afatamo amafaranga ngo abantu ngo baramusinye ngo bamuhaye n'ibyangombwa. Dukwiye gukura mu mutwe nimba turi abanyarwanda, kandi mu by'ukuri koko tugomba kura wikumva online business nta kintu uzabona utavunitse. Amafaranga reba ukuntu avuna, ariko ngushyizemo ngo miri nk'ibihumbi ngo 200. Uzi 200 ibintu birimo 200 wifatiye telefone yawe ukajya wikorera utuvideo. Ntago ubona abana bakuru utuvideo two kuri TikTok nibinjiza kweli? Kandi nanone natwe tujyahize tuba abantu b'abagabo. Reba uri umuntu w'umugabo urubatse, urafashoye muri biriya bintu kweli. Umuntu w'umusore aje gutetse umutwe, nayo baba barawumutetse rega abona amafaranga ye ntahandi hantu azongera kuyakura. Biriya bya STT n'ubu ngubu hari ibindi bihari byitwa ngo ni bya Mura Chain, ngo Mura Cash, ngo Stella sinzi ngo nibyo muri Kenya ngo bifite icyicaro mu Rwanda. Hanyuma mwarangiza mukajya kurenganya RDB yo mu by'ukuri nimba ishyizeho ikumva company ngirahari ngikora ibi ngibi, RDB iraguheruza uburenganzira ya utanze umusoro. Mu Rwanda turakeneye RDB niyo yahereza iyo irarebana n'umusoro, hanyuma irareba ingaruka nyuma. Nk'ubu ngubu biriya STT yaraje ngiri gufasha abantu ngo kwiteza imbere, ngiri kubaha intama n'ibiki. Company nk'iyo wayima intuze, wayima igipapuro cyemerera gukora. Natwe dukwiye kujujuka mu by'ukuri. Ubundi burabujura ahantu bwahereye naho ngaho go kwitwa ngo ifite icyicaro mu Rwanda. Uzaba afite icyicaro, hari abaza ngo bacuruza imiti bagira gute. Ya tugomba guhindura imyitwarire tukamenya ko hari urwego rumwe tugomba kuva tukajya ku rundi. Perezida wa Repubulika na RIB ubwo barivugiye ngo ibintu bya piramide ntitugomba kubijyamo, uvuga ngo hari abajura tuzi baba barakize. Iyo rero ugiyemo nyuma abo bajura tubakiza, wajyamo mbere nawe uri umujura bakagukiza. Ahubwo inama ngiye nakugira, niba ushaka kugira gukirwa muri biriya bintu, banga platform yawe. Ariko rwose n'ibiteka dora tuvuga ngo kunoza ibintu kabisa.
ntimutukane n'ibintu by'Ubudage pe, ntimuvuge ngo mbabwiye nabi kandi mbasabye n'imbabazi, ariko ibintu rwose biri mu kirere bidafite aho bifatiye, ntabwo bifite aho biva nta n'aho bigera, mwana ushaka wabireka kabisa, ushaka wabireka ukaba umuntu w'umugabo.